bacuruza pantalo zirahomba, bacuruza isoro birahomba, buri kintu cyose birahomba, yavuye mu idini yagiye muri ugasanga umuntu ahora azerera n'amaguru ntabwo ahagaze ahantu ariko abikenekene mu migani bice 26:2 amagambo y'umuvumo arahagaragara ngira ngo ibyo wabyumvise cyane kandi ikindi ni imyuka mibi idutera mu buryo bunyuranye yihisha inyuma y'amagambo y'umuvumo yavumwe n'umuntu wari we wese ugufiteho ubushobozi ikintu ugomba kumenya umuvumo ni intwaro y'umwijima ku buzima bw'umuntu ariho twabiza muri Yesaya 5:4 umurongo wa 14 iyi ni imbaraga zo umuvumo icyambere ugomba kumenya nuvuga ngo gihe icyambere umuvumo ni intwaro y'umwijima ni ikindi gikomeye bariyeri itubuza kwakira imigisha iva ku Mana Imana ntago ari nyamuvumo Imana ni nyihesha umugisha rero nta munyamuvumo wahabwa umugisha icyamana ngiye kubwira ikindi ni imigozi iziritse umuvumo ni imigozi iziritse ahazaza hawe ku muntu ku muryango no ku buzima bwe kazirika kabisi kazirika diplome kazirika urubyaro kazirika byutunze kazirika inzuga be ugasanga ibyo byose birahambiriye ntushobora kubidadura ngo bikure inshuti z'umusaraba twongeye kugaruka tubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo abari hirya no hino ku isi mwese muhabwa umugisha n'Imana twongeye kugira umugisha duhura na mushumba aho turi kumwe hano tugarutse tuvuga ibintu byinshi cyane ariko byiza by'ubuzima byo kugira ngo wongere kubaho ni Silas rero warugarutse reka mpe mushumba yongera dusuhuze kugira ngo dukomezanye muraho neza mushumba yandaho ndashima Imana ndabashuje mwese bene data muri Amerika bashiki banje bavandimwe nshuti z'Imana bo mu Rwanda reka nkubwira ngo ngiye gusuza uyu munsi abantu bikarembure urakoze kudusuhuza nanjye ubwo ndimo abantu bikarembure abantu bo muri Rugasa reka dusuhuze abanyonzi bose imvura yaguye biragoye biraruhije reka tunasuhuze abafundi n'abayede hari abandi bantu nkumbuye gusuhuza n'abashomeri basuhuza rwose n'abashomeri bihangana Imana izabakaza amen ariko uzikuryama ukwiriye uryama urahanuye kandi Imana ibahakaza amen reka dusenge kugira ngo duhite twinjira mu mwanya w'ikiganiro Mana turagushimiye ko byose ubizi amen mushumba rero tugushimiye yuko ukomeje kubana natwe ariko turacyari kuri ya magambo twagiye twumva y'amazina ukuntu imivumo ikurikirana abantu ariko muri uko gukurikirana abantu ikagira imbaraga ku mubiri w'umuntu ikagira imbaraga ku mubiri w'umuntu kandi no ku mazina ariko ako kanya nubwo igira imbaraga ku izina no ku mubiri w'umuntu ndibaza yuko hari inzira Imana igikoresha kugira ngo irindiremo umuntu none watubwira nk'iki kuri ibyo bintu mbere na mbere ko tuvuga inzira Imana ikoresha nkuko tumaze tubisobanura cyane ngira ngo uyu munsi turashaka ngo ubundi umuvumo ni iki ikibazo umuntu akwiye kwibaza uwo ari we wese umuvumo ni amagambo y'indengakamere afite ubushobozi kuyavuga n'ugiye kuyavugwaho afite ubushobozi kuyavuga n'ugiye kuyavuga amagambo abitse ibikuzanira akaga kuruta ibikuzanira umugisha mu izina rya Yesu icyo bita kasi abitse bizana akaga amagambo abitse ibyago amakuba kufite ubushobozi bwo kuyavuga na akazagira ingaruka mbi n'ugiye kuyabwira nicyo bita umuvumo nicyo bita umuvumo kandi akenshi umuvumo ushobora kuba ku muntu ahantu ku bantu benshi cyangwa ku muryango kandi ikintu cyose kibasha kuvumwa hari izina hari umuntu ku giti cye hari umujyi hari umuryango hari igihugu ndetse bijya n'umugabane ugira umuvumo wawo n'ibyo bintu no bitagaje igihugu imigabane kigira imivumo kikagira umuvumo w'igihugu runaka kubona barapfa bakenyuka ntibagira abantu bakuru ibintu kuko ngo umuvumo ni ku muntu ahantu tugeze umugisha ikintu cyose cyavumwa harimo izina none se nkubwire kitavumwa umugabo witwa Dawidi ahagaze ku musozi umwe ahantu hapfiriye Yonatani na Sawuli yarahavumye aravuga ngo ntukamereho ibyatsi na bugingo n'ubu musozi nta byatsi buhari nagiye bisenda hareba bateye ishyamba byaranze umuvumo ubasha kujya ku muntu ahantu ndetse umuntu ku giti cye
umuryango muri rusange, igihugu utuyemo, umujyi utuyemo, naho uherereye havumwa n'ibintu bisanzwe. Yego. Uwo muvumo bisobanuye ngo ujye ugira imbaraga bitewe n'ukuntu wavumwa. Ubundi icyo byose twemerera ko ni amagambo nyine aremera ko yavumwa umuntu ari wese. Twe kumenya akenshi iyo tureba nk'umuvumo tuganira, ubundi ufata ku muntu n'ahantu hatatu. Icyambere, umuvumo usa nkaho wataka umutwe w'umuntu ni icyerekezo cy'ahazajya, kuko ntuzigera ugeraho utaratekereza. Aho utageze ibitekerezo ntabwo wageze ibikorwa. Soro umuvumo wataka imitekerereze y'umuntu. Burya ni nka pate eshatu. Ni umutwe ugaragara nka destination y'umuntu, aho umuntu azagera n'icyo azabasha gukora. Rero iyo uvumwe mu bitekerezo ntushobora kugera ahantu utabanje gutekereza. Burya umugabo witwa Loti yabimenya, agahungiraho Imana yamweretse. Ntabwira Imana ngo hari bugufi bwanjye, kuko ikujyana kure yateguye n'impambi izakugezayo. Bisobanuye ngo ari kugerayo. Ariko kubera ko yicira inzira, umugore amusiga mu nzira aho ngaho, kandi yajya kure kugira ngo Imana ubundi ngo ajye kure, noneho ize kusenyuka Sodomu batareba. Ariko ihitiranwa bugufi, utera umugore guhindukira, ahinduka inkingi y'umunyu. Ngira ngo na bugingo n'ubu abajya mu Isiraheli iyo nkingi barayibona y'umunyu. Irahari hejuru, bayibonye igiyeho. Urumva ahantu ikujyana kure, ifite n'impambi izakugezayo. Iguhagushaka utinze, ifite n'uburyo izabikora. Igutinza mu bukode, ifite n'indi izakubakira. Yende yanze kuzajya mu nzu zino ziciriritse ari by'imiteguro. Abantu benshi usanga kuri Imana ibahaye bahananirwa bagashaka kwigira bugufi, ariko uri undercast. Amaso nk'umutima yataka niho tuma tuganira. Cyambere ni ku mutwe, bigaragara icyo natanga ngo ni destination, icyerekezo cy'ahazaza. Ntushobora kugeza ahantu ibikorwa utahageje ibitekerezo. Aho ubasha kureba niho ukandagira. Yabwiye witwa Abraham ngo dore reba igihugu kumpera, ambwa ati dore igihugu arakimwereka ati ndakiguhaye cyose akirebye. Aho yakandagiye habaye. Imana ibwira Mose ati reba hirya no hakuno nicyo ngiye guhabara abantu. Aho utageze ibitekerezo ntabwo wahageza. So rero umuvumo ukunda kwataka nko ku mutwe ko hari ibitekerezo biherereye. Kabiri, umuvumo ukwiye kwataka ibiganza. Ibiganza nibyo bikora kandi bikakira. Rero umuntu uvume mu kiganza ntiyacuruza, ntiyatera imbere, ntaho yagira. Nuvuga ngo umuvumo ubanda ku bwonko n'imiti no ku biganza, aherekana gukora. Aho umuntu akora ibyo ari bukore, abwinjiza amafaranga, ibyo byose niho umuvumo ugenda ukibanda ku buryo usanga umuntu adatera ibyo yakoze bikanga, byose bikarangira ntagira ahantu azagera. Gatatu, ukunda kwibanda none cyane ku maguru. Ubundi amaguru tuma duhagarara. Umuvumo rero ku birenge bisobanura ngo uvumwe ku birenge, umuntu agahora azerera. Ayo magambo kugira ngo uyumve n'amagambo akomeye cyane. Amaguru n'amaguru agenda, n'amaguru akora, uhagaze uri hamwe. Burya amaguru ntasobanura kugira ngo asobanura kubuhaga niyo duhagararaho. Afite bahagarara gute? Ntako ni nyine no kwicara. Nari umuvumo ahora azerera nk'amazi. Ariho aya magambo tuyabona cyane cyane burya abashaka kuzabisoma. Reka mpanze ku maguru kugenda. Umugabo umwe witwa Yakobo abwira umwana ati uzahora uzerera ntuzahama hamwe, uzahora uri nk'amazi. Umuvumo rero ugafata ibirenge byawe mujye guhagarara, ugasanga yacuruje inkweto zirahomba, acuruza pantalo zirahomba, acuruza isoro birahomba, birahomba, yavuye mu idini yagiye muri, ugasanga umuntu ahora azerera n'amaguru, ntabwo ahagaze ahantu. Ariko abikeneye mu migani 26:22 amagambo y'umuvumo arahagaragara. Ngira ngo ibyo wabyumvise cyane. Kandi ikindi ni imyuka mibi idutera mu buryo bunyuranye, yihisha inyuma y'amagambo y'umuvumo yavumwe n'umuntu wari we wese ugufiteho ubushobozi. Ikintu ugomba kumenya, umuvumo ni intwaro y'umwijima ku buzima bw'umuntu. Ariho twabisha muri Yesaya 5:4 umurongo wa 14. Iyi ni imbaraga z'umuvumo. Icyambere ugomba kumenya, nuvuga ngo icyo gihe icyambere, umuvumo ni intwaro y'umwijima. Sana kaga ibyago, gupfusha, agahinda, amarira atashiramo. Kabiri, ni ukwigaragaza kw'imyuka mibi ku buzima bw'umuntu.
dayimoni bakaserebura rwose ugasanga byose bateka ibyo kurya bikazamo inshishi kikoza kikanga mbega abadayimoni batagara ko bakigaragaza ibikorwa bye bya minsi yose bakica gahunda zawe bakica ibyo urimo gukora iterambere ryose bikazamuka. Icya gatatu tukwiye kureba imyuka nayo ni imyuka mibi itubuza gutera imbere ikadufungira inzira. Uvuga ngo ya mivumo na ya mazina batwaye bisa nk'ibishyizeho bariyeri ntubashe kugera uko kuzagera, abandi bagasigarura aho ntacyo wateye imbere uti nzajya hana ugasanga bisubiye inyuma burundu. Murabwirana ibikuntu bimeze babyumve bakomeza babikurikirane bagenda babyumva cyane dusobanurira. Umuvumo ni ikinyuranyo cy'umugisha. Ni ikinyuranyo cy'umugisha. Yego. Umuvumo ni ikinyuranyo cy'umugisha. Nk'uko Imana yabwiye Mose ngo fata abagabo babiri bajye ku musozi wa Ebali kuvuga umuvumo n'abandi ku musozi wa Gerizimu kuvuga umugisha. Abagiye kuvuga umuvumo ni abanyamivumo harimo Robeni ajya ku musozi kubivuga. Rero ukases umuvumo utandukanye n'umugisha. N'ikinyuranyo cy'umugisha no kugira ngo utakire umugisha. Ikindi cya gatanu umuvumo umera nk'ikiganza gifashe iby'abantu bidatambuka. Fata ibintu kabisa kugira ngo udatambuka, ugafata ibintu ukitata ugasanga ibye biraboshye ukuntu ko bisa nkaho ari ikiganza kibi. Ikiganza cyiza of course ni ikiganza kibi gifasha ubutunzi bwawe, gifasha abana bawe, gifasha akazi kawe, gifasha amatungo yawe, gifasha ibyo ukora. Wamara korora inka zikaba zirapfuye mbega ugasanga ni ikiganza kibi gifasha ibyo bintu. Ariko dufite Imana ishobora byose. Imana ihimbazwe. Imana turinde ikiganza kibi cyane ni ikiganza gifasha ibyo bintu kugira ngo kigukureho umugisha ku buzima bwawe n'urugo rwawe. Ikiganza gishaka ibintu aho ngaho. Ikindi cya munani ni ikindi gikomeye, bariyeri itubuza kwakira imigisha iva ku Mana. Imana ntabwo ari nyamuvumo, Imana ni inyihesha umugisha. Rero nta munyamuvumo wahabwa umugisha. Icyamana ngiye kubwira ikindi ni imigozi iziritse. Umuvumo ni imigozi iziritse ahazaza hawe, ku muntu, ku muryango no ku buzima bwe. Kazirika kabisa, kazirika diporome, kazirika urubyaro, kazirika ibyo utunze, kazirika inzuga. Mbega ugasanga ibyo byose birahambiriye ntushobora kubidadura ngo bikure. Ariko dufite Imana. Ingoma 20 ngo mwizere Imana kugira ngo mukomere, mwizere n'abahanuzi kugira ngo mugire amahoro. Kandi iyo migozi iranakomeye iraziritse, abantu barabaziritse cyane. Umuntu ajya kuri indege aziritse amaguru. Iyo migozi irakomeye, irabaziritse benshi cyane. Ko nibutse no kuri Lazaro yari imuziritse. Abiyahura hejuru ni imigozi iziritse. Ni imigozi iziritse cyane, ugasanga diplome ziraboshye, akazi karaboshye, urubyaro ruraboshye, ibyo ukora biraboshye. Utingiye guturira bizakemuka, wagera i Burayi bikazirikwa, wagera mu Australia bikazirikwa, wavuye mu nkambi biziritse, wagera mu mujyi w'Uburayi bikazirikwa, mu Rwanda bikazirikwa, abandi bakarangura bikazirikwa. Kubera iki? Ukibaza ngo kuki kana ko yateye imbere. Abenshi burya hari igihe bakora n'abadayimoni nabo. Biraziritse. Ariko twizere Imana ishoboye byose. Dufite nk'uko umukozi w'Imana Samson ngo bamufatiye ku musozi ngo bamuzirika imigozi, ngo arangije ngo yuzura umwuka wera, ngo imigozi ba nk'imiguye gushiririye, ngo iracika aratambuka. Iyo turimo amavuta rero yabitandukana. Ikindi twagiye kuri cya 9 cyangwa 8 twaganira, iyo uri mu muvumo nk'uwo haba hari imbaraga kugenzura. Imbaraga z'abadayimoni n'abantu bakorana n'abadayimoni bagenzura ikirenge cyawe, bagenzura aho ugiye, ukajya kubiba bakabema mu mwako, ukajya gucuruza amasaka bagashyiramo umwako, mwizina rya Yesu bagashyiramo umwako. Bikomeye ahubwo barushaho kubyumva cyane kugira ngo umuntu wese amenye ahantu aherereye, abone uko yikura muri uwo mugozi. Icyanyuma umuvumo ni igikoresho kikubuza gutera intambwe yawe ushaka kujya. It's a tool of limitation. Bango naho ntuharenge, waguhata ubugari bwonyine na dodo kandi ku ruhande hari inyama kandi uzireba cyane. Umuvumo ukubuza kunywa icyayi kubera diabete kandi warigeze kubura isukari aho yiboneye. Umuvumo atireka da urayirebesha amaso aho ngaho. Urora inkoko ntuzirya. Ubundi inkoko umuntu urwaye diabete yagiye kurya inkoko abanza gukuraho rwaro, kandi rwaro nirwo ruryoha ubundi. Amata y'inka arabanza agakuraho urukoko acana inshuro nyinshi. Yego. Uvuga ngo ni limitation.
karukira aho ngaho ukagira uko ukabona ushatse umugore ngo ubyara atereka da muzabana mu cyumba ariko nta mwana. So rero umuvumo curse is a tool of limitation. Ngo umuvumo ni igikoresho kitubaza kikakurimita kabisa. Yego. Kikakurimita pe kikakubuza gutambuka. Kigango datera imbere. Rero tugiye kure imivumo kwanza ubundi va he. Mugiye kuvayo kwanza. Uraza kubyumva neza cyane. Icyambere hari umuvumo uva ku Mana. Imana nayo iravuma. N'Imana nayo ivugira avuma. Yavumye Kayini. Ubwo nabyo turabisobanukirwa. Yavumye Kayini mu bice 3 umurongo wa 14. Yego. Uzabigicamo cyuzerere. Nimo ndabyumva. Iyo tudahagaze mu gukiranuka. Yego. Duhinduka ibivume imbere y'Imana. Bigatuma umuntu abigicamo. Igicamo cy'umuntu agacamuka neza gasara kubera kuvuma. Agahinduka nk'agahini. Kabiri. Umuvumo nawo uva kuri Satani. Yego. Mbere wahumvise ariko. Nahumvise. Yavuze ngo muravumwa wa muvumo ushyama ko mu ngano. Yego. Uziko abantu batatu batekereza kugenda iki cyacu. Muravumwa umuvumo ishyanga uko mu ngano. C'est la Bible kabisa. Kuko mwanyimye ibyanjye. Yego. Nubwo tuvuze hano muri mu itangiriro no muri Maraki birahari. Yego. Timuzigera mugira umugisha. Ariko uyu munsi utagitanga n'ubyihorera ndabizi ko bashobora kunantera amabuye hano yumva nta kibazo ariko automatically wicaye mu muvumo kubera umuntu utagitanga. Ni uri mu kandi biravuze ngo muravumwa wa muvumo. Ni ikintu gikomeye rero. Umuvumo wa mbere uva ku Mana ubwawe. Uva ku Mana. N'Imana iravumwa. Yego. Kayini yaravumwa. Yego. Abamareke baravumwa. Ishyanga ryose riravumwa. Igero uvuga ngo namwe mudatanga icyacu mwese ishyanga uko mungana. Ishyanga yavuze na amahanga yose. Ishyanga ryose mwese muravumwa wa muvumo. Ariko uyu munsi batabikora bari munsi y'umuvumo. Kwimubwira ntabwo abadatanga icyacu. Bari munsi y'umuvumo. Aho harimo izindi nyigisho zatubwira ati. Ndavubirenze Bibiliya. Ndi kuvuga sources eshatu y'umuvumo komo. Yego. Ubyukuri guhara abantu kuko muri iki gihe abantu baretse gutanga icyacu. Yenda simbice urubanza je simbizi ko nta torero ngira. Nta torero ngira je simbara. Nta namabuye banagutera ngwendo roga guraza kurya icyacu. Ndigisha nkigendera sinzi ko bigenda ntago mbizi. Yego. Ariko birigo ngo twirukana imivumo. Gushitoka dayimoni ngo ntawe kwirukana umuvumo wo kudatanga. We awufitiwe mu rugo. Ajya gucuruza umuvumo bagendanye. Ajya kwiga bagendanye n'umuvumo. Yego. Rangiza ngo ni mu nkuru. Ariko kandi warawize muravumwa mwese umuvumo ishyanga uko mungana. Kuko mwanyimye kimwe mu 10 byo nabahaye. Hano hamwe ivumye gahini kubera ubwicanyi ariko nabayimye ibyayo. Irabavumwa. Hava umwana w'umuntu wiringira undi. C'est la Bible. Bibiliya. Ni Bibiliya. Havumwe umuntu wiringira undi. Bazabona ishyana ko bajya mu Egiputa kubaza Imana basize bakubaza Farao basize hano. Ngase Farao ni Imana cyangwa amafarashi ye n'umwuka we. Wagiye kuraguza ngomba kubona ishyano. Agomba kubona ishyano. Sinzi nimumaze kumva imbaraga z'umuvumo. Ndimo ndabyumva imbaraga z'umuvumo zifite ububasha ku muntu koko aba yanze gukora ibyategeko. Umvuze ko tubonye ko aha kabiri cyo dusoza ntabwo dushaka kudoshya ikiganiro ko tuzakidevelopa twitonze. Yego. Tubonye ko ikintu cya mbere sources cyangwa inkomoko y'umuvumo ahambere tumaze kubona tubonye ko uva ku Mana. Uva ku Mana. Itangiriro ibice 3 mu 14 n'ahandi basomye sahara hari no migani harahari. Yego. Tubonye no muri Maraki. Yego. Hafi ibice ngira ngo biranga bavuga ngo ishyanga mwese uko mungana. Uraza kundeba ariko ntaza kuvuga hatariko ariko tuzakubona ngo mwese ishyanga uko mungana muravuka mwanyimye kimwe mu 10 byo nabahaye. Muravumwa. So abantu babiri ariko ntibabyumva. Bunabwiye atekereza ko hari ikindi ushaka kugambirira. Ariko abiri. Ikindi cya gatatu gitera umuvumo ku Mana guhiga imihigo ntuhigure. Ni ubundi Imana ntijyayemera igitambo cy'umuntu. Ariko kubera ko uwitwa Yefuta yavuze ngo nyinjira iwanjye. Cyo tuzarokije kunsanganira zakiguhaye igitambo. Arangije aje ntiyasanganirwa n'imbwa ntiyasanganirwa n'inka ahubwo hasohoka umwana w'ikinege umukobwa. Ariko Yefuta ntiyatinya kumutanga. N'umwana aremera ati data reka njye kurira ubukumi bwanjye ku musozi. Cyo wahize nemeye. Ariko none uyu munsi umuvumo muri kontu bahize ibintu bashe kubihigura. Babihigura.
Imana itabara n'ijambo ry'Imana. Kabiri rero muvumva kuri Satani muri kintu akoresha kimwe kugira ngo uve kuri Satani niki ni abantu bajya mu bigirwamana, kuraguza bigirwamana, guterekera, kubandwa, guca indasago, kujya n'ibindi bakora by'iki byose. Ibyo byose bakora by'imihango Satani abyinjizamo wa muvumo, kuko ugiye kujyayo ajyana y'amaturo sose bwa butunzi ajyanye akahita bumurikira Satani. Umuvumo ukamusanga gutyo. Agakoresha ibigirwamana, agakoresha abarozi, agakoresha imyuka mibi ikorera mu muryango, icyo bita the family spirit, umwuka w'umuryango mubi, ubusambanyi, ubujura, umwuka w'ubugome, uburozi, ukwangara k'umuryango wose ugira ingeso mbi ngenda ukomokaho. Urumva? Ikindi agakoresha imyuka yo mu nyanja. Buriya mu nyanja hamwe imyuka mibi cyane buriya. Ntago abantu bazi impamvu imyuka yo mu nyanja. Hari ibintu biri mu kuzimu byinshi bita bya madamu Samake avuga n'ibiryo utamye biri aho ngo biro kwisi bikoreshwamo abagiyeho n'abandi bantu. Gatatu ni umuntu. Umuvumo uva no ku muntu. Impamvu ku muntu icyambere umubyeyi wakubyaye, umuntu wakureze, umuntu ugutunze, na mwarimu kwigisha, mbega ugufiteho ububasha wese yakuvuma. Itangiriro 4:9 umurongo wa 3 umurongo wa 4. Yakobo abwira umugabo ati mwana wanjye Robert, imfura yanjye wimaze kubyara azagaragaye, ubarusha icyubahiro ni mwiza, ariko uzahora uzerera nk'amazi, uzaguma hamwe. Wano umuvumo. Eliya yavumye abamwise ngo n'umugabo muto w'uruhara. Ntare zirabarya. Yahamagaye umuriro uramanuka. Urumva ko no ku muntu bigenda bihaba rero. Urumva nta bintu byinshi navuga kugira ngo use nk'abasoza cyane ko urabyumvise. Ko mbonye use nk'utangaye cyane. Impamvu ntangaye nuko umuvumo numva urimo mu buryo butandukanye. Ikindi weya n'umushumba w'itorero yakuvuma. Ugushumbye mu mwuka yakuvuma. N'umuhanuzi uguhanura yakuvuma, kuko n'umuntu wese ugufiteho ubushobozi wigeze kubeshwaho n'ikiganza. Ibintu nibigare ukuzongera ukabikoraho kuko numva ari ibintu bikomeye cyane. Ntabwo abantu benshi banabizi buriya. Kugira ngo tubisobanukirwe cyane tunabimenye ni ibintu rwose ugomba kuzongera. Ikindi ubwoko bw'imivumo akenshi twebwaniraho cyane. Akenshi umuvumo ukunda gukurikirana umuryango cyangwa igisekuru binyuze mu maraso y'umuntu. Mu maraso y'abantu. DNA. Nuvuga ngo abantu umuvumo ku muryango bikurikiye cya gisekuru, ugasanga igisekuru n'abasambanyi, basenya ingo, n'abasinzi, n'abanywa bitabi, bahora muri gereza, usanga umuryango uhereza undi. Cya kabiri abyita ngo ni generation to generation curses, ni igisekuru ku gisekuru. Icya gatatu ahanga ku gisekuru hamuvumo ku gisekuru ukuntu baherekanye uburwayi. Uzasanga barwara indwara z'umutima, umuvuduko w'amaraso, uzasanga barwara indwara zo mu mutwe, uzasanga barwara indwara zimwe z'ibisazi nyine urabyumva, uzasanga turetse ku muvumo bikurikirana cyane, barwara indwara z'uruhererekane zidashira, bapfa vuba, bakenyuka, abandi basenya ingo, abandi batabyara, abandi basanga ingo zisenyuka vuba, abandi batandukanye n'abagabo. Ugasanga ni uruhererekane, ugasanga ibi muriho bifite ahandi byavuye. Ikindi ni umuntu ku giti cye wizanira umuvumo. Umuntu ku giti cye iyo utagiye mu nzira Imana igushakamo, ukishora mu busambanyi, ubwicanyi, kwiba, kuroga, kuhangana, ibintu by'ubugome, ako kanya wihamagarira umuvumo mu bintu byose ukora. Uba winjiyemo nkuko twavuze ngo barafumwa umuvumo ishyanga ku mwanya w'ibyanjye. Iyo udakoze icyo cyicamo n'amaturo byose cyo mu gitange, uhamagara umuvumo wawe. Ni byiza ko dukiranuka tukirinda ibyo bintu muri byose. Ikindi ni umurage. Hari umuntu ukuraga akakuraga kuvu, ugasanga so yaravumwe hagusigira umuvumo we nawe ukawusigira abana bawe. Mbega ni umurage ukomoka. Aho kwemera kusigira ibyiza, nuziko abanyarwanda baciye umugani ngo urubanza rwakunaniye usigira umwana wawe. Bivuga ngo ni umurage w'umuvumo, hamwe mugenda mukurukana mpaka bizasaba ko musenga mukabyikuraho. Gatatu ni umuvumo w'umuryango. Umuryango usanga umuvumwe muri icyo kintu. Gatatu abyita ngo ukindi hamwe n'umuvumo. Mu Rwanda ntabwo tugenda tribe n'ubwoko
ariko twe tuziko tugira abanyarwanda gusa nk'ahandi bagira nk'abahunde abakina bakinko muri za Kongo hari ugasanga abandi bitwa ngo ni nk'abagande n'abandi byose twe mu Rwanda turi ubwoko bumwe kubitandukanye ubwoko ni indimi n'imigenzo ku banyarwanda rero twego tuvuga ururimi rumwe tusakimwe ariko mu bindi bihugu bya kure nka za Tanzania kuvuga ngo buri bwoko bugira umuvumo wabo buri bwoko bwo mu gihugu baho ngaho cyane Imana twiteho Imana turengere Imana duhagarareho abakurikiranye ubumwe bw'abera bakomeza bategama Imana nca gusoza n'umuvumo w'abashakanye n'ubu bagashakana umwe afite uwo muri ugasanga urugo nta mahoro nta munezero bose bahuje imivumo mwarawuza n'undi ntabashe kuwujera ati ntabwo nzihangana ndagiye sinzihangana ko umuntu yavumwe kandi bavumwe ntago abimenya burya ko ntago ari nta nkomi yigaye cyangwa tugiye tuzakomerezaho umuvumo ku bana burya abana babayeho batabanye neza n'ababyeyi babo bakorana umutima mubi n'umuvumo kubera ko batishimiwe nabyo uzasanga kenshi uyu munsi none hiyahura abana bato cyane ababyeyi bakora divorce babaza abana babo yenda twe tugira ngo ntabwo twakuriye muri divorce ariko uganira n'abana bakuriye muri divorce bahora bafite igikomere kuko ari wa muvumo rero ngaha amagambo ajya hagara nkuko mbigusobanuriye ubumwe bw'abera ministries ngira ngo urabyumvise sinzi ikintu wambaza ngo soze ariko sanko binyuzemo nihuta ariko abantu babyumvise mu bintu tubwiye nanjye ndushaho kubyumva namwe murushaho kubyumva bakurikiranye ubumwe bw'abera ministries ndagira ngo mushumba ibintu tubwiye nanjye nsobanukiwe byinshi nkuko nawe ugiye gukomeza gusobanukirwa byinshi ariko mushumba nko muri aka kanya twegera umusozo kugira ngo dusoze wagira iki tubwire icyo nakubazamo ni ikintu kimwe nubwo iyo mivumo igenda ikurikirana igakurikirana umuntu mpaka uruhererekanye ariko hari imbaraga zamurindira hagati y'ibimuhiga ese zirahari cyangwa ntizihari icyambere ni bimwe nahoze ngusobanurira twabonye inkomoko yabyo iyo wubaha Imana mu mutima wawe ugahindukirwa akora ibyo gukiranuka Imana irakwemera amen kabiri tuzabaganiriza icyo ukwiye gukora ko twabonye ibitandukanye kabiri ni uguhamagara babisigiwe ni uguhamagara abantu basenga bamenye ibyo bintu bakagufasha kubohoka bakamenya ko igitambo gikurwaho n'ikintu iso yagutanzeho ibitambo badayimoni bagutanzeho ibitambo abantu bose baragutanzeho ibitambo kugira ngo ukire nawe ugomba gutanga igitambo ituro rikurwaho n'irindi niba barekoze rikoreho bikurweho ikindi gicaniro kivanwaho n'ikindi n'imbaraga z'amasengesho iyo umaze gukizwa ugasenga kuko nubwo wasanga udakijwe ntabwo byavaho banzwe muri Kristo Yesu icyaremwe gishya ariko hindukira ukora ijambo risaba uzava kuri iyo mikasi uzava kuri iyo nduru uzatera intambwe kandi byose bizakunda ubutunzi bwawe bumurikira Imana abantu bamurikira Imana duhinduke mu migenzereze kugira ngo noneho tubashe kwinjira mu kubohoka bikwiriye burya Aburahamu ava muri Uriya bakarudayo yatanze ibitambo bine icy'amahoro cyo guhamagarwa n'icyo gusenga ikindi gitanga icyo gusenga gitangira i Beteli ari naho Imana yageze witwa Yakobo ahageze ayiseguye ibuye Imana irahamusanga urumva ariko yaryamyaho sekuru yatangiye igitambo none batwe ba data n'ikibahashyize turahasanga Imana itubwira iki ko basambanaga turahasanga iki ko bakoze batigeze babikora nuvuga ngo gihe umwana w'umwuzukuru we yarengewe n'icyo se yasize ahakoze bituma abona abamarayika bamanuka abantu nanjye Imana imboneye hano hantu nta muntu ndeba bampiga Imana ikamvugisha nanjye ndahashyiriwe mpasukeho amavuta hazaba urusengero rw'Imana nganzanga ntanga icyacu nawe arahiga iyo dufite fondasiyo nzima twubaka ibintu ariko uyu munsi mama urubakira ko nta gitambo kizima gihari ngira ngo wabyumvise nabyumvise Imana iguhe muri aka kanya bakurikiranye mukomeze kugubwa neza mwumve inzira z'ibyo tugomba gukora kugira ngo turusheho kugubwa neza mushumba reka turagira ngo tukwakire dusabire umugisha maze ubundi asigaye dusozereza aha ngaha tuzakomeza ikindi gihe reka mbabwire ngo bakomeze bakore comment bakomeze basharinge kandi ikindi bampamagare ndahari kabisa rwose baduhamagare tubasengere nomero zawe bazishyireho n'ubundi basanzwe bazizi ariko ntubahamagare dusengane ikindi gikurikiraho ntibumve ko ishyano ryacitse umurizo bahuye n'ibibazo haracyariho ibyiringiro haracyari imbaraga kuba wumva no magambo ni impamvu yo kubohoka witonganye umwana wakunaniye witonganye umugabo wakunaniye witonganye umugore wakunaniye kuri gurwana intambara zitariho
byihorere tuzumenye ngo ibyo ndimo nkora biriho umuvumo reka nihuze n'Imana bikurwa tuzafasha kubohoka kandi benshi barabohotse Imana ibagumugisha data wa twese Romana y'icyubahiro turagushimiye ko yatumye kino kiganiro reka mwese mbirije mwami Imana ejo mugire imbaraga kandi urushaho gutsinda no kugizwa no gutabaga no kurengerwa kubwa Yesu Kristo mwami wacu amen shalom shalom amen.